Twongeye kubaramutsa, twongeye kubasuhuza bakunzi bo ku Musaraba Online TV aho muherereye hose mu mpande z'isi. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Nongeye kubaha ikaze umwanya mwiza nk'uyu w'ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Ni Evangeliste Ngirimana Emmanuel. Mugiye kubana umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza. Dushimiye Imana ko ikituzigamye, tukaba turimo tuvuga ibyayo, turimo tuvuga ijambo ryayo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mbere na mbere reka tubanze dusenge, nitumara gusenga dusome ijambo ry'Imana twumva icyo ijambo ry'Imana rivugana natwe. Turagushimiye Papa, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Umwanya mwiza nk'uyu twongeye kugaruka imbere ya kamera, imbere y'abadukurikira ku Musaraba Online TV. Twongeye kuza kuganira, kwibukiranya icyo ijambo ryawe ridutegeka gukora. Umwanya mwiza nk'uyu rero turagusaba imbaraga kugira ngo ubane natwe. Umwanya mwiza w'iki kibwiriza ubane natwe. Uhumugisha abantu bose bakurikirana ibibwiriza byacu. Abazadukurikirana mu gihe kizaza uzakomeze kubagirira neza. Abo turi kumwe uyu munsi ukomeze kubagirira neza. Kuko Salomo yubatse inzu yawe akayaturaho amagambo akomeye akavuga ngo uzayerekeraho wese aguwe, agize amakuba, aguwe nabi, azagirirwe ineza yawe. Data Nyiringabo natuye amagambo akomeye ko bazadukurikirana mu minsi ya vuba n'izaza. Uzabagirire neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Dusanga muri Zaburi ya 36 duhere ku murongo waho wa mbere. Jambo riratubwira ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyaremesheje ijuru ubwenge, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yasanzuye isi hejuru y'amazi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ku murongo wa 10 uravuga ngo nimushime yakubitiye abanyegiputa abana b'imfura babo ikabica, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Dusimbuke dusome ku murongo wa 23. Haravuze ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. 24 idukiza abanzi bacu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igaburira ibifite imibiri byose, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana yo mu ijuru, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Reka tunyaruke dusome muri Luka 17 umurongo wa 11. Arambwira ngo mutwa amagambo avuga ngo Yesu akiza ababembe 11. Nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'Isamariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure bataka cyane bati, mutware Yesu tubabarire. Ababonye
arababwira ati nimugende myereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akizeye agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima. Kandi uwo yari Umusamariya. Yesu aramubaza ati ntimwakize muri 10? Ba bandi 9 bari he? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. Kandi aramubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Uwiteka tugirire neza. Twumvishe ijambo ry'Imana, amagambo akomeye. Twumvishe Zaburi tubwiye kubwo kugira imbabazi z'Imana. Twumvishe imbabazi z'Imana zihoraho iteka. Haleluya. Dusomye Zaburi ya 36 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10, kugera kuri 23 kugera ku murongo wa nyuma wa 26. Uwiteka kubw'imbabazi ze zihoraho, iteka ryose yaratugaburiye, kubw'imbabazi zihoraho iteka ryose yatugiriye neza, kubw'imbabazi ze zihoraho iteka ryose yatwimanye ku banzi bacu, kubw'imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana yaremye isi, ikarema ijuru, ikadendeza inyanja. Haleluya. Kubw'izo mbaraga ze n'imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Ijambo ritubwiye kubw'imbabazi zihoraho iteka ryose. Rirongera ritubwira ngo ababembe 10 bahuye na Yesu, bamaje guhura nawe ngo barataka cyane ngo abagirire neza bakize. Barangije nababwira ngo mugenda myereke umutambyi, ngo bakigenda barakira. Bamaze gukira, umwe niwe wagarutse gushima Imana. Ngo Yesu aramubaza ngo harya nimwakiza muri 10? Abandi 9 bariye ko batagarutse gushima Imana. Arangije ngaramubwira ngo igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwiteka tugirire neza. Nakuzana ijambo rivuga ngo gushima Imana. Iyi Zaburi yashimaga Imana gusa. Zaburi ya 136 yose yashimaga Imana. Yavugaga imirimo y'Imana, ivuga gukomera kw'Imana, ivuga n'imbabazi z'Imana. Haleluya. Turange dusomye muri Luka 17 umurongo wa 11, ubwo ababembe bahuraga na Yesu Kristo akabagirira neza akabakiza. Haleluya. Maze iminsi nitegereza nkasanga abakristo muri iyi minsi turahora imbere y'Imana turira, turahora imbere y'Imana tubogoza, turajyana ibyifuzo bitandukanye. Turakeneye amazu n'amamodoka, turakeneye akazi, turakeneye imibereho myiza, turakeneye ibibanza n'ibindi, turakeneye gukomera, turakeneye kwamamara, turakeneye byinshi bitandukanye, ariko tukibagirwa gushima Imana. Tumeze nk'abana b'ingayi, tumeze nk'ababembe 9 bagiye ntibagaruke gushima Uwiteka. Ndashaka kukubwira ngo gushima Uwiteka biri n'izindi mbaraga. Naje kwitegereza nsanga Imana ishaka kugira ngo yubahwe, kuko ariyo Mana, umwami w'abami, ariyo Mana ifite imbaraga yaremye umuntu, ikadendeza inyanja, ikarema isi, ikamanika ikirere, ikarema inyenyeri ndetse n'ukwezi, igategeka ukwezi kumurika nijoro ndetse n'izuba kumurika ku manywa. Haleluya. Imana y'imbabazi zihoraho iteka ryose. Ndashaka kukubwira ngo dukwiriye kwiga guhindura umuvuno, tukamenya uburyo bwo gushima, tukamenya uburyo bwo gusenga. Muraka twere guhora imbere y'Imana turiri tuboroga imbere y'Imana, tuyisaba ibyo dushaka n'ibyifuzo byinshi bitarangira. Duhora tubwira Imana nkaho ntacyo yakoze ku buzima bwacu. Mureka dufate umwanya wo gushima Imana, dufate umwanya wo kuba imbere y'Imana dushima Imana, tugere imbere y'iteraniro dushima Imana, tube muri bene data dushima Imana, tuvuga imirimo y'Uwiteka yatugiriye, tuyibwira abataramenya Yesu Kristo, tubabwire kugira neza kwayo, dushima Imana, tuvuge gukora kwayo, tuvuge imbabazi zayo zihora iteka ryose. Mureka tuvuge duhindure uburyo bwacu bwo gusenga. Ngo nuko Hezekiya amajije kumva amagambo yabwiwe na Yesaya umuhanuzi, ngamaje kumubwira ngo natunganye iby'inzu ye, ngo namara gutunganya iby'inzu ye ngo ubundi ngagiye gutanga. Ngo nuko ngo yerekera ivure, ngamajije kwerekera ivure, ngarasenga, ngamajije gusenga, ngo Uwiteka amugirira neza, ngamwongera imyaka 15
itanu yo kurama. Mureke duhindura uburyo dusengamo, mureke duhindura uburyo, kuko Uwiteka yabanye nawe, yarakurinze kuva mu kwa mbere. Uwiteka yarakurinze mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, no kwa gatandatu, ndetse no kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa cyenda, ndetse mu kwa cumi, no kwa cumi na kumwe. Ni wowe ubizi ko yakurinze. Iyo uryamye ni ukurinda, iyo ubyutse ni nduba wakubyukije, iyo uryamye ukabona ugahunikira mu gitondo ukabyuka uhumeka. Uwiteka yaraturinze. Dufite amashimwe aruta ibyifuzo dufite amashimwe aruta ibibazo dufite amashimwe aruta ibibanza, dufite amashimwe yaruta amazu, dufite amashimwe yuko tukiriho, dufite amashimwe yuko Imana yabanye natwe. Dashoboka ko muri aya mezi warwaye, ukarwara ukaremba, ariko ntiwapfuye. Hari benshi bari mu bitaro iruhande rwawe ku bitanda mwari mwegeranye, bagiye bapfukuma bababika ngo runaka aragiye, wari uraharagiye, ariko wowe wabaye mu bitaro ndetse urakira. Hari n'abakiriyo bafite icyizere cyo kuva mu bitaro, batangiye koroherwa. Data Nyiringabo, mureke dukomeze dushima Uwiteka Nyiringabo, dukomeze dushima Imana, dufate umwanya wo gushima. Hari abari mu mazu y'ubukode bari gusaba amazu yabo, ariko Uwiteka bahaye ubukode, aracyabaha ubukode bwo kwishyura amazu mubamo. Iryo ni ishimwe rikomeye. Ntabwo wigize urara mu muhanda, waba adafite akazi namwe abahibira kamukabasha kubaho, ntabwo murasabiriza. Uwiteka aracyaba ari kumwe namwe. Mwibuke gushima Uwiteka, mureke twibuke gushima. Imana yaturinze mu bihe byatambutse, twibuka yuko yaturinze. Yaturyamye iraturinda, yatugenda mu muhanda iraturinda. Hari igihe waba wararokotse impanuka ubizi neza, nawe ukaba ubizi neza, ukaba wibuka ko hari impanuka uherutse kurokoka mu kwa mbere cyangwa mu kwa gatanu, mu kwa karindwi cyangwa mu kwa munani, mu kwa cumi cyangwa mu kwa cumi na rimwe. Hari igihe wagiye mu bitaro ugiye kubagwa, bavuga ko utazakira, warakize. Iryo ni ishimwe mu izina rya Yesu. Mureke tuzamura amashimwe yacu. Ntabwo twigize tuburara ngo tubwirirwe, ntabwo twigize twambara ubusa, nubwo twakwambara ibishaje rimwe kabiri, ariko ntabwo twacikiweho n'imyenda. Ujya gucika Uwiteka akaguha uwundi, inzu wajya kugusohoramo ukabonye y'ubukode. Iryo ni ishimwe. Data akomeje gukora imirimo ikomeye, ahubwo ikibazo ntabwo twibuka gushima. Kandi turahiga imihigo myinshi, ariko ntabwo twibuka gushima. Mu ruhande rwawe wakwibuka yuko Uwiteka yakugiriye neza, ugahaguruka ugafata ituro ryawe ry'ishimwe, ukajya mu rusengero ugashima Imana. Yewe ntugire ikindi cyifuzo ujyana, ntugire n'ikindi kibazo ujyana, ukagenda ushimira Imana imirimo yakoze kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12. Ukagenda ushimira Imana yabanye nawe kwa muganga, ariko ntujasiga ubuzima ugataha uri muzima. Ukagenda ushimira Imana yakurokoye impanuka, nubwo wakomeretse ukajya mu bitaro, ukaba wambaye sima ku birenge cyangwa ku maboko, ariko ntabwo wahapfiriye. Hari benshi bahapfiriye mwari kumwe, ariko we wararokotse. Hari byinshi wasimbutse, nawe uzi neza. Mu nzira ugenda, mu kazi bari bagiye kukwirukana, ariko Uwiteka guhagararaho. Iryo ni ishimwe. Ariko ntiwibutse gushima. Hari nubwo bakwirukanye mu kazi, ariko Uwiteka yakurinze kuba wafungwa uzize kugambanirwa mu kazi. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo Uwiteka yagukoreye byinshi biruta ibyifuzo ufite. Uwiteka yakuremeye amashimwe menshi, ahubwo ikibazo abantu ntabwo mwibutse gushima. Ngo nukababembe 9 ngo baragenda ntibagaruka. Umubembe umwe ngo amaje gutekereza neza yuko yibutse ibishute yari afite, umubembe yari afite. Ababembe iki gihe n'iki gihe, kandi we yari umusamariya, ntabwo yari yemerewe, ntabwo yari umunyamahanga, nta nubwo yemererwa kujya mu bandi bantu. Ntabwo yabaga uri umunyamubembe wabaga wemerewe kwegera abandi bari. Oya, ntabwo byashobokaga. Nibyabagaho oya wabaguriye igicibwa, ntabwo byemeraga. Ariko Uwiteka amaje kubakiza, ubwo yongeye kubasubiza mu bantu, ubwo yongeye kubasubiza mu mbaga, bamajije gukira, bibagirwa ko Uwiteka yabakijije. Umwe muri bo ngaravuga ati, n'Uwiteka wanyijije. Gasubira inyuma ajya gushima Imana. Ngo nuko ngo Uwiteka, ngo Yesu ngaramubaza ngo harya ntimwakize muri 10, abandi 9 bari hehe? Kuki batagarutse guhimbaza Uwiteka? Haleluya! Ndashaka kukubwira ngo mu mashimwe Uwiteka yakuremeye, niwicara ugatekereza neza, urasanga ufite amashimwe aruta ibyifuzo byose ufite. Ibyo byifuzo by'amazu, ibyifuzo by'utuzi, ibyifuzo bya perime, ibyifuzo byose ufite Uwiteka arabizi. Ahubwo ikibazo ntabwo mwibutse gushima. Cingiye kuri jewe, Uwiteka yangiriye neza.
hari byinshi mbona nyikeneye n'ibyifuzo by'isi mfite, ariko ntabwo ibyo byifuzo byandutira gushima Imana. Mureke twiga gushima Imana, mureke duhindura umuvuno, duhindura umuvuno wo gusenga, tugenda dushima Imana, turirimba dushima Imana, tugenda mu nzira dushima Imana, turi mu ngo zacu dushima Imana, tugenda dushima Imana. Uwiteka akunda amashimwe, Imana irya amashimwe, Imana nicyo kibeshaho, ikunda icyubahiro, igakunda n'amashimwe. Ngo nuko Yesu ngamajije kwitegereza umuntu umwe warugarutse, ngaramubaza ngo ko harya ntimwakize muri 9, ntimwakize muri 10, abandi 9 bari he? Ngarangije navuga ngo kwizera kwawe kuragukijije, ihaguruka wigendere. Ariko ndashaka kubabwira ngo twibagiwe gushima, abakristo mwibagiwe gushima, bapastor bavuga butumwa, baririmbye mwibagiwe gushima. Uwiteka yarabarinze mu buryo bwinshi, hari byinshi mwarira, ariko Uwiteka yaraturinze. Haleluya, haleluya. Hari byinshi tureba tukabona ko tubikeneye, ariko ndashaka kubabwira ngo mbere y'ibi bintu mureke dufate umwanya wo gushima Imana kubyo yakoze kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 11. Turi mu kwa 12, umwaka uheza, umwaka urangira, ukwezi guheza umwaka, uku kwezi guheza umwaka. Hari benshi batambutse mwanganaga, hari abo mwari murutanaho gato, hari generation yawe yatambutse ureba, ariko data komeza kukurinda, data komeza kubana nawe. None n'uyu munsi uracyarira, uracyajya imbere y'Imana uri kubogoza, uracyajya imbere y'Imana uvuga ngo Uwiteka ntiwampaye, uracyajya imbere y'Imana ngo mbuze perimi 7, uracyajya imbere y'Imana ngo imodoka yaragonje, uracyajya imbere y'Imana ngo akazi ngo bakwirukanye, ubundi se utarakajyamo, bari kukwirukana utarakajyamo. Ninde wakagushyizemo? n'Imana yabanye nawe ikagushyiramo. Ntabwo uraburara n'umunsi wa rimwe, ariko wirirwa utaka ngo Uwiteka, Uwiteka, ngo imibereho. Nusoma umuhanuzi Eliya, Bibiliya iratubwira ngo nuko ngamajije guhanura ibyago bigiye gutera, ngo nuko Uwiteka, ngo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Eliya riravuga ngo nahungire ku kagezi Kereti. Aragenda ku kagezi Kereti, ngatungwa n'ibikona n'amazi yako kagezi. Haleluya. Uwiteka mugirira neza, akomeza gushima Imana. Niki gituma mudashima Imana n'ibyo yakoze? Niki gituma mudashima Imana mugihumeka umwuka wo mu bazima? Mugihumeka umwuka w'abazima. Niyo waba urwaye ntiwapfuye, niyo waba urwaye nturembye, niyo waba urwaye urabasha guhaguruka ugasindagira. Hari benshi bapfuye uzi mungana, hari benshi bari musewe bapfuye. Yaba mubyeyi uri mu bitaro, hari abana bapfuye, wowe wabyaye umuzima, ariko uri kurira, uri kuboroga ngo utinze mu bitaro kuko umwana ashobora kuba yaravutse afite umwuka muke, kuko umwana ashobora kuba yaragize utundi tubazo. Ariko nawe niwe gushima Imana yuko yagutabaye amahoro ukabugihumeka, n'uwo mwana akabagihumeka. Wananiwe kwizera yuko Uwiteka yabasha guhindura ibintu. Ndashaka kukubwira ngo ndavugana n'abantu bari mu bitaro, abantu muruhijwe n'umubiri, abantu murwaye. Ndashaka kubabwira ngo mushime Imana mu bwo burwayi, mushime Imana mu ibyo bibazo, kuko mugihumeka. Hari benshi batambuka mureba, mushime Imana ko mugihumeka. Mushimira Uwiteka, Uwiteka yahera mwayo mashimwe akagukiza mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Yobu ngamajije kumva inkuru y'icyamugongo, amajije kumva iby'indogobeze n'abagaragu be baramaje kunyagwa, amajije kumva iby'abana be bamaje gupfa. Ngarangije aravuga ngo shimye Uwiteka, ngarangije ashima Imana, ngaravuga ngo byose n'Uwiteka wabimpaye, ngo none ni ubyishubije. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ngarangije ashima Imana. Ndashaka kukubwira ngo mwibuke gushima Imana, mwibuke gushima Imana. Bakristo mwere kwiganyira, mwere kurira cyane, mureke twibuke gushima Imana. Uwiteka azahera kwayo mashimwe, asubiza ibindi byifuzo dufite. Mureke dufate umwanya wo kujya imbere y'Imana no gushima Imana, kuko buri wese afite ibyo Uwiteka amukoreye kandi akwiriye gushimira. Uwiteka tugirire neza. Twabonye urugero rwiza, twabonye imbabazi z'Imana zihoraho. Twabonye urugero rwiza rw'uburyo Yesu yakijije ababembe akagaruka umwe. Ese abenshi babaye nk'ababembe 9 bagiye ntibagaruka. Mureke twibuke gushima. Ufate ituro ryawe ku cyumweru cyangwa mu misini byiza wagiye gusenga, ujyana ureke ibyifuzo n'ibibazo n'amarira yawe, ureke iby'amazu n'ibibanza n'amamodoka, ureke iby'amaperime n'ubukwe, ureke iby'umugore n'umugabo ushaka. Ariko ndashaka kugira ngo tujye imbere y'Imana tugiye gushima ibyo yakoze kuva mu kwa mbere, kuva cyagiye kera cyane, ubwo wari urwaye cyangwa utarwaye, kuva wari ubayeho warwaye ugakira, kuva waragiye ukabaho, uyu munsi ukaba ugihumeka umwuka w'abazima. Ibuka bya bindi byose Uwiteka yagukoreye. Niturangiza dushima Imana.
tube wa mubembe wamenye ubwenge amaje gukira ngaragaruka shima Uwiteka gahimbaza Uwiteka haleluya mureke duhimbaza Imana kuko ibyo yakoze Uwiteka yadukijije ikigoyi yaciye ibigoyi byari kuduhitana Zaburi yatubwiye ngo yaturinze abanzi bacu Uwiteka yatugiriye neza Uwiteka tugirire neza kwibuke kandi dukomere mureke kwibagirwa Imana itanga isezerano ibwira Abisirayeli bave mu Egiputa irababwira ngo nimugera i Kanani mu gihugu n'abasezeranyije mumaje kurya maje kunywa amatungo yanyu agwiriye imikumbi yanyu ibyara ikororoka ntimuzibagirwe yuko ndi Imana yabakuye hehe muri Egiputa Uwiteka tugirire neza mureke dusengere mu iri jambo ndabifuriza kugira ngo buri wese akomere mwibuke gushima Uwiteka ku byo yakoze tware guhorana amarira tware kuba abana b'ingahe tware kuba nk'ababembe 9 bageni bagaruka mureka dushime Uwiteka mu byo yakoze mu gihe cyatambutse n'igihe kizaza reka dusenge Uwiteka duha imbaraga atubashishe aduha imbaraga zo gukomera turagushimiye papa tugushimiye yuko ijambo ryawe ryongeye kugaruka ku buzima bwacu kwanze kuba ababembe 9 bageni bagaruka gushima izina ryawe twebwe tugaruwe n'ijambo ryawe ritugaruye mu ubwenge duhaye undi mutima musha wo gushima Imana kugushima kuza imbere yadushima icyubahiro ni cyawe tuzamuye icyubahiro cyawe tuzamuye icyubahiro cyawe data waraturinze abanye natwe ukomeje kurinda abantu bawe ukomeje kuturinda mu izina rya Yesu Kristo ngaho rero bana natwe duha imbaraga mwuka wawe aduha imbaraga zo kwibuka aturinde kwibagirwa tujye duhora dushima izina ryawe tuvuga ngo urera ibyo wakoze ushimwe urakoze data mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye amen amen.